Ndatekereza nubwo turi bakeya ibyo turi bwumve twabibwira n'abandi benshi maze bikabageraho. Umutima mutagatifu wa Yezu twibutsa urukundo rw'Imana, urukundo Imana yadukunze rutagira umupaka. Iyo dutekereje ku mutima mutagatifu wa Yezu bitujyana kuri wa mutima mutagatifu, wa mutima watikuwe icumu. Nubwo bwose bavuga ngo mu rubavu rwa Yezu havuyemo amaraso n'amazi, ariko birumvikana kuko niba umutima waratikuwe icumu amaraso yagombaga kuvamo. Uwo mutima rero niwo dukomeje kumva muri iyi minsi 3 ikurikirana, twumva kugira ngo twumve akamaro k'uyu mutima mutagatifu nk'abantu cyane cyane abantu bisunguye umutima, abanyamutima. Umutima wa Yezu si urugingo rw'umubiri gusa, nk'uko nari ndimo mbivuga, ntabwo ari urugingo rw'umubiri gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'urukundo. Iyo twumva uwo mutima ntabwo tugomba ako kanya kumva ko ari urugingo rw'umutima wa wundi utera, wa wundi utagira igufwa utera, ahubwo twakagombye kumva ko ari ikimenyetso cy'urukundo, impuhwe ndetse n'ubwitange Imana ifitiye abantu. Ni hahandi ho twumva muri Yohani 3 hamwe twumva ngo Imana yakunze isi cyane. Imana yakunze isi cyane, Yohani 3:16. Imana yakunze isi cyane bigeraho itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimburwa ahubwo azagire ubugingo bw'iteka. Imana yakunze ni ukuvuga kugira ngo Yezu Kristo aze hano ku isi ni ukubera urukundo. Iyo turebye rero ubuzima bwa Yezu tubona umutima wakundaga buri wese. Iyo urebye ukuntu Yezu Kristo yabayeho ubona umutima wakundaga buri wese. Ubwo ndi kuvuga umutima wakiraga abanyabyaha, ngira ngo ibyo turabizi mu ivanjiri, amavanjiri yose dufite. Umutima witanga ndetse ukitangira abakene n'abababaye, ibyo turabyumva mu mavanjiri hose. Kandi ni umutima uhamagarira abantu bose kwinjira mu bumwe n'Imana. Uwo mutima Yezu Kristo ibyo yakoraga byose yarabikoraga kugira ngo aduhe urugero natwe tubashe gukora nk'ibyo yakoraga. Mutagatifu Berenari we yavuze ko igikomere cyo ku mutima wa Yezu kiduhishurira uburemere bw'urukundo Imana idukunda. Uwo ni Mutagatifu Berenari avuga ngo igikomere cy'umutima wa Yezu kiduhishurira uburemere bw'urukundo Imana idukunda. Arongera aravuga ati kwinjira muri uwo mutima ni ukwibonera ubuntu n'impuhwe byayo. Iyo winjiye muri uwo mutima wibonera ubuntu n'impuhwe bya Yezu Kristo ndetse n'Imana. Uyu mutagatifu rero waduhaye kuzajya turamya uyu mutima mutagatifu cyane, Mutagatifu Margarita Maria Alacoque, we yakiriye amabonekerwa Yezu Kristo. Yezu Kristo aramwiyereka maze Yezu amwereka umutima we waka urukundo, wakirana urukundo ariko ugakomeretswa no kutamukunda kw'abantu. Yezu akaduha urukundo, turaza kuza kubibona. Yamweretse uburyo umutima we ashaka ko abantu bawakira, ariko abantu agakomeretswa n'uko abantu banga kuwakira. Niwe wagize uruhare rukomeye mu gukwirakwizwa cyangwa se mu gukwirakwiza ubutagatifu bw'uyu mutima wa Yezu Kristo ku isi ndetse no muri Kiliziya. Ngira ngo abanyamutima barabizi. Ni muri urwo rwego rero umutima mutagatifu wa Yezu ushobora kwitwa ishuri ry'urukundo, impuhwe ndetse n'ubutumwa. Muri iri shuri rero, iri shuri tumaze kumva ry'urukundo, impuhwe n'ubutumwa, Yezu Kristo ubwe niwe mwigisha. Nta wundi mwigisha dufite, ni Yezu Kristo, natwe tukaba bigishwa bahamagarirwa kumwigiraho. Ubwo tugiye gutangira kureba uburyo uwo mutima wa Yezu Kristo ari ishuri ry'urukundo. Ni gute umutima wa Yezu Kristo ari ishuri ry'urukundo? Benedikito Papa wa 16, Benedikito wa 16
yigishije ko umutima wa Yezu ari ihishurwa ryuzuye ry'urukundo rw'Imana. Uwo navuga ngo ni Benedikito wa 16 papa twese tuzi, ndumva twese yarabaye papa duhari. Hanyuma arongera ati iyo turebye umutima wa Yezu Kristo ducengerwa n'ukuri ko Imana ari urukundo. Iyo turebye uriya mutima wa Yezu Kristo, ndatekereza ko namwe iyo murimo kuramya uyu mutima wa Yezu Kristo mubasha kumva koko cyangwa se mukareba ikiri inyuma, nta kindi nuko Imana ari urukundo. Urukundo rero niwo mutima w'ubutumwa bwa Yezu Kristo, nkuko twabyumvise ko Imana yakunze isi cyane maze ikemera gutanga umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo kugira ngo umwizera wese atazacibwa ahubwo azagire ubugingo bw'iteka. Ni urukundo. Urukundo ni umutima w'ubutumwa bwa Yezu Kristo. Mu Ivanjiri hose tugenda tubona uko Yezu Kristo yagaragaje urukundo ku bantu bose nta vangura. Yezu Kristo yagaragaje urukundo ku bantu bose nta vangura. Yakundaga abakene agakunda n'abakire. Ibyo ngira ngo turabyumva mu Ivanjiri ukuntu avuga ibya Lazaro, umukungu ndetse na Lazaro. We yakundaga abakene kandi agakunda n'abakire. Yakundaga abarwayi ariko nta nubwo yigeze yanga abazima. Yezu Kristo, we ni Yezu Kristo, agakunda abanyabyaha ndetse n'abatari abanyabyaha. Iyo dusomye Ivanjiri tugenda tubyumva, ariko turaza kuza kubigarukaho. Yezu ubwe aravuga ati nk'uko data yankunze niko nanjye nabakunze. Yohani 15 umurongo wa 9. Urukundo rwa Yezu ntirushingiye ku byo dukora cyangwa ku cyo turi cyo, ahubwo rushingiye kuri kamere y'Imana ubwayo. Arimo wakibwira ko wenda kuba wenda afite icyo akora akagira icyo yatanga ari byo bisobanura urukundo. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo urwo rukundo ibyo dukora byakagombye kuba bishingiye muri kamere Imana ubwayo. Ni urukundo rero rwitanga, ni urukundo rwihangana, ni rwa rukundo rubabarira. Atari ukuvuga ngo jewe ndi umukristo ndasenga ku cyumweru nza mu mibyizi gusenga, ibyo ntabwo bihagije. Ahubwo wakagombye kumva ko urukundo rutagira ibikorwa ntacyo ruba rumaze. Nubwo uza gusenga ariko hari ikindi utegerejweho kirenze kuza gusenga. Urukundo rwitanga, ukeneweho urukundo rwihangana. Ntabwo byaba ari byo warananiwe kwihangana no mu rugo ukananirwa kwihangana, ukaba warananiwe kubabarira, hanyuma ukavuga ngo njyewe ndajya gusenga ku cyumweru birahagije. Oya, urukundo rufite ibikorwa nirwo dushaka, ni narwo rwakagombye kuba ruturanga, niwo mutima twakagombye kumva. Umutima wa Yezu Kristo twigisha ko gukunda atari amagambo gusa, nk'uko maze kubivuga. Umutima wa Yezu Kristo utwigisha ko gukunda atari amagambo gusa, kuko na Yezu Kristo yarakunze kugeza aho ashyiriye mu bikorwa ubutumwa bwari bwamuzanye ku isi, ari bwo bwo gukiza muntu. Ni ukuvuga ngo rero nubwo atari amagambo gusa, ni ibikorwa. Gukunda ni ukwita ku bandi mu buryo bugaragara. Kwita ku bandi, gukunda ni ugufasha abandi, ni ugufasha abandi. Gukunda ni ukubabarira nk'uko nabivuze. Mu miryango yacu, mu ngo zacu, mu mirimo yacu, mu miryango remezo aho dutuye, dukeneye kwigira ku mutima wa Yezu Kristo, kugira urukundo, kugira ngo rwa rukundo rube umusingi rw'imibanire yacu aho turi ndetse n'aho dutuye. Ejo bundi nahoze ndimo kureba akantu k'akavideo kuri televiziyo, ubwo ni kuri televiziyo cyangwa byari kuri Facebook, turiya tuntu tugenda tunyuraho. Naje kubona umuntu waje yambaye ibintu by'ibicocero, yisize ivu, araza asanga umuntu ari imbere ya butike ye afite isahani arimo kurya umuceri. Namwe hari igihe muzareba hanyuma mukagweho ako kantu. Hanyuma aramugira gutya, afata ikiyiko, wa muntu usa nabi cyane, afata cya kiyiko wa muntu yarisha agahita akoramo ararya. Namwe utekereza umuntu usa nabi cyane, murabaza abantu basa nabi, ngira ngo umuntu w'umusazi yari afite ibishashi ku rutugu,
yisize ivu ahantu hose asa nabi cyane. Undi aramureba cyane, aramureba, urumva yagize umujinya byanze bikunze. umuntu nkorera mu isahani asa gutya, ubwo nicyo ntekereza kuko ntago yavuze. Noneho aramureba, undi ahita apfukama, undi yahise apfukama amusaba imbabazi, ariko aramubwira ngo arashonje. Yavugaga nk'ikiragi nyine, aramubwira ngo ndashonje, amwereka ko ashonje cyane. Undi aramureba ahita amuhereza ya sahani, ariko wabonaga ko atishimye. Amuhereza ya sahani, amuhereje ya sahani, noneho wa wundi wa musazi ajya kugira ngo yicare hasi arye. Sinzi ubwo ukuntu wa wundi nawe yahise yagira ubwenge, ahita amubwira ati reba witonze, amuha ya ntebe yicayeho. Yasubira muri butike azana akabiswi, yicara ku ruhande arya akabiswi. Ubwo ndavuga wundi wacuruzaga butike. Wa muntu umeze nk'umusazi arya bya biryo arabimara. Maze kubimara amuhereza isahani, aramusezera, ariko aramushimira ngo arakoze, aramusezera. Undi nawe yinjira muri butike azana icupa ry'amazi, aricara aranywa, amaze kwirira ka kabiswi. Mu kanya kakurikiyeho, ibyakurikiyeho nibyo byari bitangaje. Wa mugabo yaragarutse, nawe yambaraje yari afite ku rutugu, yari irimo amafaranga menshi cyane. Arangije aramubwira ngo yagira ngo arebe niba kuko umuntu ashobora kuba yakakira umuntu usa gutyo, ntagire n'ikintu amutwara akamugaburira, yarangiza akamureka akigendera. Ahita akora muri yambaraje, amuhereza imifungo 2 y'inote, ubwo ntago nzi umubare, ariko biruse bya biryo byo yari yamuhaye uko byagenda kose. Icyo nakuyemo niki, nuko rimwe na rimwe twanga gutanga, kandi muri uko gutanga twari kwakira ibintu byinshi birenze ibyo twatanze. Ni nabyo dusanga muri uyu mutima wa Yezu Kristo. Inshuro nyinshi twanga kuwakira, inshuro nyinshi twanga kutubera urugero, kubera ko buriya iyo tuvuze umutima wa Yezu Kristo tuvuga ibyo Yezu Kristo yahuye nabyo byose, tukanga kubyakira, kandi bityo tukabura ingabire nyinshi. Kubera kwanga kwakira uwo mutima wa Yezu Kristo. Ese aho utuye, wowe wigeze uhura na Yezu Kristo? Wigeze uhura n'umuntu hanyuma aragusaba uramwima? Hari umuntu wigeze kuza arambwira ukuntu byamugendekeye. Umuntu yaraje arakomanga ku rugi rwe, aramusaba, kandi ni hano muri Kigali, aramusaba ashonje. Arangije wa muntu ikintu yakoze, yamututse ibitutsi byinshi cyane, aramwirukana ngo ajye ajya gusaba ahandi, ntago ari urugo rwanjye mukwiye kumenyera. Amubwira ibintu byinshi cyane. Wa wundi arangije aramubwira ngo urakoze, arakomeza. Wa muntu yararyamye kugeza n'iyi saha aracyavuga ngo nibyo yanyibwiriye, ngo wamutiza nibura umwanya wa muntu akongera agaca ku muryango we, ngo kuko umutima we yumva udatuje kuba uwo muntu yaragiye ntanagaruke, nibura ngo amuhe, ngo kuko ibintu yamukoreye ubwe yumva ari ubunyamaswa. Yezu Kristo akuzwe. Waba warahuye n'umuntu nawe ukamuha umutima utari uwa Yezu Kristo, ukamwereka umutima utari n'uw'umukristo, kuko birashoboka. Mwibuke ko Yezu Kristo yigize umukene kugira ngo aze twebwe dukungahaze, twebwe twari twaratindahaye cyane kubera ingoyi y'icyaha. Yezu Kristo nta kintu yarabuze, ni Imana yigize umuntu, nta kintu yarabuze, ariko yigize umukene avukira mu kavure, hanyuma araza kugira ngo twebwe dukunde dukire. Iyo tumwimye natwe ntacyo tubona. Iyo twimye Yezu Kristo, iyo wimye uriya muntu, icyo usigarana ni ukwicuza gusa, ariko nawe nta kintu ubona, nta kibona kigaragara. Uwima umukene ahomba ingabire nyinshi. Kandi twabyumvise ko urukundo rwacu rukwiye kugaragara. Wa mutima wa Yezu Kristo yakundaga abantu, rwa rukundo yagaragazaga aha abantu ibyo bakeneye. Abari bashonje akabaha imigati bakarya bagasagura, abari barwaye akabakiza, kandi nta kiguzi. Ntago niyumvisha uburyo twebwe urwo rukundo rwatuyoyokamo, maze tukumva ko tugomba kubaho
tudakoresheje uwo mutima Yezu Kristo yari afite, maze ngo natwe turwerekane. Ese hari abakubonyemo umutima wa Yezu Kristo? Hari abantu bigeze bakubonamo urukundo uyu munsi ku buryo bagutangira ubuhamya? Niba nta muntu urakubonamo urukundo rero byaba ari ikibazo. Ahubwo uyu munsi mureke tuzi tusabe umutima nk'uwa Yezu Kristo utwigishe gukunda bikwiriye, umutima utwigisha koko kugira icyo twigomwa kugira ngo abandi bagire icyo babona, nk'uko nawe yiyemeje kuyigira umukene kugira ngo twebwe dukunde natwe dukire, tuve ku ngoyi y'icyaha tuba abakire. Hari umuntu wigeze akubonamo urukundo? Hari indirimbo dukunda kuririmba cyane, cyane abanyamutima nibo nkunda kuyumvana, kubera ko nayishatse kuri YouTube ndayibura menya wenda ntazi ukuntu yitwa, ariko iyo ndirimbo mukunda kuyiririmba abanyamutima. Iravuga ngo ndashaka umutima ukunda wiyoroshya nk'uwa Yezu, nzamukundira ansange awume, koko nzamukundira awume. Hano hari abantu batayizi, nimuyiririmbe namwe umutima muwusaba, ariko ntago muyizi. Ndashaka umutima ukunda wiyoroshya nk'uwa Yezu, nzamukundira ansange awume, koko nzamukundira awume. Umutima ukunda, umutima wiyoroshya nk'uwa Yezu Kristo niwo twese dukeneye kugira ngo twumve koko turi mu ishuri ry'urukundo. Ubwo nabanjije mvuga ngo umutima wa Yezu Kristo, ishuri ry'urukundo, kubera ko insanganyamatsiko yacu irakomeza ikavuga ngo ni ishuri ry'urukundo, ni ishuri ry'impuhwe, ndetse ni n'ishuri ry'ubutumwa, ni ishuri ry'ubutumwa. Ubwo rero uwo mutima ukunda wa Yezu Kristo niwo twese tugiye gushakisha kugira ngo bya bindi dukeka ko tudafite tugerageze kubisangira n'abandi. Hanyuma rero umutima wa Yezu Kristo ni ishuri ry'impuhwe, ishuri ry'impuhwe, ishuri ry'impuhwe. Umutima wa Yezu Kristo ni umutima w'impuhwe. Iyo dusoma ivanjiri tubona kenshi Yezu Kristo agirira impuhwe abarwayi, abapfakazi, abashonji, abanyabyaha. Nta muntu n'umwe yirukanye cyangwa ngo amucireho iteka. Rwose ngira ngo murabizi no mu mavanjiri Yezu Kristo murabyibuka, ngira ngo wa muntu wari urimo kuvuga ngo Yezu Kristo niba ari Toromayo, nkiza, hanyuma abigishwa bashaka kumucecekesha, ceceka. Hanyuma arakomeza aravuga cyane, ariko Yezu Kristo arababwira ngo nimumureke aze. Baramubwira ngo noneho ngo ceceka, ngo ntuwongere kuvuga ngo mwigisha araguhamagaye. Bashatse kumucecekesha, ariko Yezu Kristo amugirira impuhwe, aramuhamagara araza. Yezu Kristo nta muntu n'umwe yigeze yirengagiza. Nimwibuke wa mugore bafashe, umwe bavuga ngo bafashe asambana, hanyuma bakamuzanira Yezu Kristo. Ibwo turi mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Hanyuma ngira ngo mujya mubibona ko bamuzana bakamuzanira Yezu Kristo, bakamubwira ngo bamufashe asambana, ngo kandi amategeko yacu, abo ni abafarizayi n'abigisha amategeko, ngo kandi amategeko yacu avuga ngo tumutere amabuye. Yezu Kristo akabareba akababwira ngo utaracumuye muri mwebwe aba ari ubanza kumutera ibuye. Utaracumuye ninde utaracumuye ngo abanza amutera ibuye? Yezu Kristo ntago ashyigikiye icyaha cy'ubusambanyi, ariko impuhwe ze zirenze icyaha, impuhwe ze zirenze icyaha. Hanyuma amaze kubivuga gutya akajya yiyandikira hasi,
hanyuma bose baragenda barigendera, kuko bose babonye nta n'umwe utaracumuye. Ni nk'uwaza ahangaha akavuga ngo utaracumuye nakomeze yicara ahangaha, hanyuma uwacumuye asohoke, ntiwasanga dusigaye hano hasigaramo ubusa. Icyaha ni icyaha, buri wese agira uburyo acumuramo, ariko akagira n'uburyo Imana imugiriramo impuhwe akababarirwa. Ibyo ni bisanzwe. Yesu Kristo yaramubwiye ngo nanjye singuciriye urubanza, singuciriyeho iteka, genda ariko ntuzongere gucumura. Niko Yesu Kristo yamubwiye. Mu maso y'abantu yagombaga kugira gute? Kwicishwa amabuye, yagombaga guterwa amabuye, ariko mu maso ya Yesu Kristo ni uwo kubabarirwa. We hari umuntu waba waragiriye impuhwe umunsi umwe? Hari umuntu waba warigeze kubabarira maze ibyishimo bikamusaga? Inyigisho dukura muri iki gitekerezo cy'uyu mugore bafashe, Yesu yanga icyaha ariko agakunda umunyabyaha. Yesu yanga icyaha ariko agakunda umunyabyaha. Ntabwo Yesu Kristo yigeze ashyigikira ubusambanyi, ariko yanze ko uwo mugore yicwa cyangwa ngo acirirweho urubanza nta mpuhwe zibayeho. Inshuro nyinshi ari byo bikunze kutubaho, twebwe tugaca urubanza nta mpuhwe, tukaruca rwose kandi tukumva turi juste. Nibiko byagombaga kugenda. Yesu Kristo siko yabigenje, ahubwo yanze ko we yicwa, yanga yuko anacirirwaho urubanza nta mpuhwe. Ahubwo ati ariko mwese ninde utaracumura wakukubita amabuye ko yakubita mwese? Uwabatera amabuye buri yaza kuza kubaza ese umugabo bari kumwe wari hehe nawe ngo tumutera amabuye ari kuva he? Umugore ni wacumuye wenyine. Rimwe na rimwe nta mpuhwe tugira mu guca urubanza. Twese turi abanyabyaha. Amagambo ya Yesu aratwibutsa ko nta muntu ugomba kwihutira gucira abandi urubanza yibagiwe intege nke ze. Buriya nicyo Yesu Kristo ashaka kutubwira muri kiriya gitekerezo. Nta muntu n'umwe ugomba gucira abandi urubanza akumva ko nyine we ari mu ruhande rwo guca urubanza yibagiwe intege nke. Wagucira urubanza nawe wafungwa. Nitafungwa nawe wagira isoni. Imana ishyize ku mugaragaro ibyo dukora, dushobora kugira isoni. Igitekerezo cya gatatu ni uko impuhwe z'Imana zitanga amahirwe mashya. Ese hari umuntu waba waragusabye imbabazi? Muhe amahirwe mashya, muhe akandi kantu, muhe umunsi umwe, ongera umwongere, nibura mwongere mubane. Yesu Kristo nicyo kintu ashaka kutwigisha. Aratubwira ko impuhwe z'Imana zitanga amahirwe mashya, ariko twebwe twaciye umurongo. No, yarananiye, ntago nshobora kongera kumuvugisha, byararangiye. Impuhwe z'Imana zitanga amahirwe mashya. Uyu munsi umuntu wawe wari warafungiranye ahantu, ndagira ngo umutima wa Yesu Kristo kubwire ngo tanga amahirwe mashya. Tanga amahirwe mashya, kuko impuhwe z'Imana zitanga amahirwe mashya. Kwicuza no guhinduka ni ingenzi. Yesu Kristo yaramubwiye ngo genda ariko ntuzongere gucumura. Byerekana ko imbabazi z'Imana ziduhamagarira kuva mu cyaha no kugira ngo tuve mu nzira zitwoshya. Nibura ugafata umugambi ukavuga ngo ntabwo nzongera, ntabwo bizongera kubaho, sibyo? Nguko ko umutima wa Yesu Kristo muri iyi nkuru urimo. Iyi nkuru y'uyu mugore bashakaga gutera amabuye yerekana neza ko umutima wa Yesu Kristo wuzuye urukundo, ukuzura impuhwe, ukuzura imbabazi. Ntabwo aza kugira ngo arimbure abanyabyaha, ahubwo aza kubakiza no kubasubiza icyizere. Nk'uko yabigenje kuri uyu mugore, niko aduhamagarira buri munsi natwe ngo tumugirire icyizere, tugire icyizere cy'impuhwe ze, twihane maze dutangire ubuzima bushya, twoye gukomeza kuba koko babandi baca imanza gusa bakibagirwa impuhwe. Yesu yatwigishije ko Imana imeze nka wa mubyeyi wakiriye umwana we w'ikirara agarutse. Muramwibuka umwana w'ikirara agarutse, umubyeyi ntabwo yigeze avuga ngo yari isambu yanjye, yari ibyanjye, ahubwo yarirukanse aramuhobera. Hanyuma umwana ibyo yavugaga ngo dawe ngo nagucumuyeho, ngo rwose ngo imbabazi, ntabwo umubyeyi yabyumvaga, yamubabariye mbere yuko anamugera imbere. Imana itubabarira mbere yuko tuyisaba imbabazi. Nimwibuke wa mushumba wasize intama 99 maze agashaka intama imwe yazimiye. Nuko Imana ibigenza. Mu gihe abantu benshi babaho bafite ibikomere by'umubiri n'iby'umutima,
umutima wa Yezu Kristo duhamagarira kuba abantu b'impuhwe, abantu bababarira, abantu bafite impuhwe babitewe n'urukundo. Abakristo ntibahamagariwe gucira abandi imanza gusa, ahubwo bahamagarirwa kubafasha guhaguruka no kongera kubona icyizere. Ntago guca imanza ari cyo cyakagombye kuba kituranga, ahubwo kubahagurutsa, kongera kugaruka, kongera kubezeza ko Imana iri kumwe nabo. Mutagatifu Francisco, ubwo ntago arabo mutagatifu, Francisco Papa yakundaga kwibutsa ko Kiliziya igomba kuba nk'ibitaro byo ku rugamba. Uwo ni mutagatifu Papa Francisco yibukije ko Kiliziya igomba kuba nk'ibitaro byo ku rugamba, aho abakomeretse basanga ubuvuzi bw'impuhwe z'Imana. Ni ukuvuga abakomeretse kubera icyaha, aho abakomeretse kubera icyaha bagira gute babona ubuvuzi bw'impuhwe z'Imana. Iyo ni Kiliziya. Natwe uyu munsi turahamagarirwa kongera kugaruka mu Kiliziya, tukongera tugahabwa impuhwe z'Imana. Iyo twiyamaje umutima wa Yezu tubonamo imbabazi zidusubiza amahoro n'ibyiringiro. Niyo mpamvu dusenga tugira tuti, mutima wa Yezu ugira impuhwe nyinshi, utugirira impuhwe. Inshuro nyinshi uyu mutima wa Yezu Kristo utugirira impuhwe tutanabizi. Ubundi nkunda kuvuga ko nta nubwo twakagombye kuba tukivuga, ubundi amagambo aba yarashize ivuga kubera icyaha. Ariko mwabonye ukuntu Imana ari nziza, ukora icyaha wihishe ukanicuza wenyine, maze Imana ikakubabarira, ukongera ugasubirana ukiyubaka. Waba warigeze kugirira umuntu impuhwe? Hari umuntu waba warasabye imbabazi ukazimwima? Hari umuntu waba warimye umutima wawe ukaba warapfundikiye ukavuga ngo uyu nguyu byararangiye, nta nubwo nakongera kumuvugisha? Hari umuntu wakubabaje uyu munsi wumva ko udashobora kugirira imbabazi? Umutima wa Yezu Kristo ntabwo ari uko nguko umeze. Umutima wa Yezu Kristo urafunguye, urababarira ku manywa na nijoro, ubu n'iteka ryose. Nawe nta muntu wo guciraho iteka, nta muntu wo gufungirana mu mutima wawe, ahubwo umutima wawe ugire nk'uwa Yezu Kristo, ufungure maze wakira abantu bose. Icya gatatu, umutima wa Yezu Kristo ni ishuri ry'ubutumwa. Twabanjije tuvuga ishuri ry'urukundo, ishuri ry'impuhwe, aho twigira impuhwe. Umutima wa Yezu Kristo ntitwige guca imanza, ahubwo aho twigira impuhwe. Ubu noneho rero tugiye kwiga uburyo ari ishuri ry'ubutumwa. Umutima wa Yezu Kristo ni ishuri ry'ubutumwa. Urukundo n'impuhwe ntibigomba kuguma mu mutima gusa, bigomba kuvamo ubutumwa. Twahereye ku rukundo. Urukundo n'impuhwe ntabwo bigomba kuguma mu mutima gusa wacu ngo twumve ko birangiye, ahubwo bigomba kuvamo ubutumwa. Umuntu wahuye n'urukundo rwa Yezu Kristo ntashobora kurugumana wenyine. Yezu yohereje abigishwa arababwira ati, nimugende mwigisha amahanga yose. Umukristo wese ahamagarirwa kuba intumwa y'urukundo rwa Yezu Kristo n'impuhwe ze aho ari hose. Ni ukuvuga, nyuma y'uko umaze kumva ko umutima wa Yezu Kristo ufite urukundo rwinshi, nyuma y'uko kumva ko umutima wa Yezu Kristo ufite impuhwe nyinshi, nawe ukazigira, ntabwo biguma mu mutima, ahubwo bigomba kuvamo ubutumwa. Umukristo wese ahamagarirwa kuba intumwa y'urukundo n'impuhwe bya Yezu Kristo aho ari hose. Ubutumwa ntibuvuga gusa kujya kubwiriza mu magambo, ahubwo ni no gutanga ubuhamya bw'ubuzima ahantu uri. Niyo mpamvu nababwiye ngo hari umuntu wari bwakubonemo urukundo, hari umuntu wakubonyemo impuhwe umunsi umwe. Iyo twita ku bakene, iyo dushyira hamwe aho gucamo ibice abantu, iyo tumaze kumva ko uwatubabaje agomba kubabarirwa, tuba twamaze kumva ko turimo kwamamaza umutima wa Yezu Kristo, tuba twamamaza umutima wa Yezu Kristo. Mutagatifu Pawulo nawe aragize ati, umukristo ahamagarirwa kuba intumwa, kwitanga. Ubutumwa ni ugusangiza abandi urukundo twahawe na Yezu Kristo. Iyo twitangira ubutumwa
tuba turimo gusangiza abandi urukundo rwa Yezu Kristo. Mu mutima wa Yezu rero, nk'uko twabyumvise, ishuri tudahwema kwigiramo, ni umutima utwigisha gukunda nk'uko Yezu Kristo yakunze, ni umutima utwigisha kugira impuhwe nk'uko Yezu yagiriye impuhwe abantu bose, ni umutima utwigisha kuba intumwa z'urukundo n'amahoro bye hano ku isi. Uwo ni umutima wa Yezu Kristo. Mu mutima wa Yezu mutima wa Yezu Kristo tugire nk'uwawe, twigishe gukunda, kubabarira ndetse no gukorera abandi. Ng'iby'isengesho buri wese yakagombye kugira iry'uyu munsi, avuga ati mutima wa Yezu twigishe gukunda, twigishe kubabarira, twigishe gufasha abandi kugira ngo tube abahamya b'urukundo rwawe. Uyu mutagatifu Maria Marguerite Alacoque ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye rwo gukwiza uyu mutima mutagatifu wa Yezu Kristo, ubutagatifu bwawo. Byari hagati ya 1673 n'1675. Yavuze ko Yezu Kristo yamubonekeye inshuro nyinshi, akamwereka umutima we waka urukundo, wakirana urukundo. Mu ibonekerwa rizwi, Yezu yamubwiye aya magambo akunze gusubirwamo inshuro nyinshi muri kiliziya, ati dore umutima wakunze abantu cyane, ku buryo ntacyo utakoze, kugera naho witanze rwose kugira ngo wagaragarize urukundo rwawo. Nyamara igihembo mpabwa na benshi ni ugushimirwa guke, ni ukutanyubaha, ni ubukonje, gutera umugongo Imana ndetse no kutanyitaho. Uwo ni Yezu Kristo wabwiraga Margarita Maria. Ariko Margarita Maria asobanura ko umutima wa Yezu Kristo ari ikimenyetso cy'urukundo rutagira umupaka Imana ikunda abantu. Ni umutima ubabazwa nuko abantu benshi banga cyangwa se bakirengagiza urwo rukundo rw'Imana. Uwo mutima urababara cyane. Ni umutima uhamagarira abakristo gusubiza urukundo rwa Yezu Kristo binyuze mu isengesho, ukwicuza ibyaha ndetse no gukunda abandi. Uwo ni Maria Margarita Alacoque. Yakomeje yigisha ibikorwa byihariye byo kubaha umutima wa Yezu, ari byo kwakira Ukaristiya. Buriyo twakira Ukaristiya kenshi tuba turimo kubaha umutima wa Yezu Kristo, cyane cyane ku wa gatanu wa buri kwezi, wa gatanu wa mbere wa buri kwezi. Iyo twakira Ukaristiya buriya kuri uriya wa gatanu tuba turimo kwakira umutima wa Yezu Kristo. Ibyo bikorwa birimo gukora isaha yo gushengerera, nibura umuntu agashengerera yibuka ububabare bwa Yezu Kristo i Getsemani. Harimo kwizihiza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu. Ibyo ni ibikorwa twakagombye kuba dukora, turimo kwizihiza uyu mutima, twumva ko koko dusubiza urukundo wadukunze. Kwitura umutima wa Yezu Kristo no kuwiyegurira ndetse no kwiyegurira urukundo rwe buri munsi. Ngibyo ibikorwa tugomba gukora, ari byo Yezu Kristo yatwigishije anyuze kuri Margarita Maria Alacoque. Natwe rero tugende tubikore dukorera abandi. Ngiye kubaha urugero rw'uwakoze ubutumwa bukomeye cyane kubera urukundo Yezu Kristo yamukunze. Uyu mugabo ni umupadiri bita Raymond, ariko ubundi yitwa Maximilian Kolbe. Mujya mwumva Maximilian Kolbe? Ni umupadiri wo muri Polonye. Igihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, ngira ngo murabizi ko yatangiye mu mwaka w'1936, ingabo za Hitler zigarurira igihugu cya Polonye. Guhera ubwo rero imirimo y'ubwanditsi yakoraga Maximilian Kolbe yarayihagaritse. Intambara yarayihagaritse, maze mu 1940 kimwe n'abandi bose Padiri Kolbe ajyanwa gufungwa. Baramufunze nawe ajyanwa n'abandi. Tariki ya 28 Gicurasi umwaka w'1941, abapolisi ba Hitler bamwimuriye muri gereza imwe yo muri Polonye. Bamaze kumwimura, aho hantu hari hafungiwe abakora imirimo y'agahato, hakaba n'inzu y'ihohoterwa ry'imfungwa. Buri munyururu yagiraga nimero ye, kuko na Padiri Kolbe nawe yari afite nimero y'ibihumbi 16,670. Mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga
kwezi kwa karindwi muri uwo mwaka wa 41, umwe mu banyururu aracika. Hanyuma amaze gucika, abapolisi ba Hitler baramushaka baramubura burundu. Nuko komanda w'iyo gereza ahita arakara cyane bikomeye, ategeka ko kubera iyo mpamvu hagomba kunyongwa abanyururu bagenzi ba Padiri Kolbe, abanyururu nibura 10 bakicishwa inzara. Hanyuma babishyira mu bikorwa. Muri abo 10 harimo umugabo umwe. Uwo mugabo yaraborogaga. Hano hariho amazina akomeye cyane yo muri Polonye, sibyo? Ntago nzi ukuntu bayasoma. Ariko uwo mugabo yaraborogaga cyane bamujyanye kubera agahinda k'umugore n'abana yari asize muri abo ngabo 10. Hanyuma Kolbe abona amarira n'agahinda by'uwo mugabo bajyanye, amugirira impuhwe, nuko yegera umukuru wa gereza amusaba kunyongwa mu kigwi cy'uwo mugabo wariraga cyane, maze baramwemerera. Nuko uwo nguwo baramurekura, Padiri Maximilian Kolbe. Hanyuma baba ari we batwara ku itariki 14 Kanama mwaka wa 1941 nibwo yishwe n'inzara. Padiri Kolbe apfa yitangiye uwo muntu kubera amarira yari afite, kubera gusiga abana, abona ko kuko bidakwiriye aragenda aritanga mu mwanya w'uwo muntu. Ngurwo urukundo twese dusabwa kugira, nuko tugira uwo twitangira kugira ngo ivanjiri ikomeze igere kure. Nyagasani Yesu nabane namwe.